Reka nongere ngo usuhuze muntu wanjye aho uri hose ugubwe neza kandi ubone uduceri, ubone amafaranga, ubone ibitunga umuryango, ubone nawe byakubeshaho ejo hazaza uzaba umeze neza ugaragara neza, warabitangiye ukiri mutoya. Kandi byiza buriya gushaka amafaranga uyashaka ukiri muto aho kugira ngo uyashake ukuze. Iyo uyashatse ukiri muto bituma muri cya gihe iyo amafaranga washatse ukiri muto agutunga iyo umaze gukura, agufasha aguha support muri bya bihe biri imbere. Ubuzima rero bwiza ubutegura ukiri muto, ntabwo ubutegura ukuze. Niyo mpamvu nkunda kwibanda cyane ku basore cyangwa se ingo zubatse ariko bakikayakaya bari gushaka amafaranga, pana za zindi zagezeyo zakize zatunze ibya mirenge. Yego hari abantu bakize, ariko ni byiza yuko kwiga tukamenya uko isi imeze mu gushaka amafaranga mu mibereho yacu yose ya buri munsi. Uyu munsi rero ntabwo ndi buze kujya kuri byinshi. Uyu munsi ndibanda ku bantu b'aborozi, umuntu ushaka gukora ubworozi cyangwa se umuntu w'umworozi cyangwa se umuntu woroye, umuntu ushaka gukora business y'ubworozi. Ngiye kumuzanira ubworozi 8 azihitiremo bumwe. Ngiye kukubwira ubworozi 8 bwinjiza amafaranga cyane kurusha ubundi. Ubwo rero bivuze ngo ntujye kure. Ubworozi 8 bwinjiza amafaranga cyangwa se butanga umusaruro kurusha ubundi hano mu Rwanda. Rero kamaze nakira abantu bashyashya bakore subscribe, kuko subscribe yawe iba ifite ikintu imariye, ibimpaye agaciro kandi biba bimpaye support yuko iyi channel nibura ikura. Ni yanyu, reka tuyikuze yigire hejuru. Rero kora subscribe nanjye nkwigisha ibintu byiza by'ubwenge mwarimu atakubwiye. Ngiye kukwigisha amasomo mwarimu atigeze akwigisha, kandi nta n'umwarimu uzanabyigisha, nta naho uzanabona mwarimu abyigisha. Muri make ndi umujyanama cyangwa se ndafasha umubyeyi wawe kugira inama ya business wakora mu gishoro gitoya, cyangwa se ikoresha amafaranga yawe. Ibi nibi biragufasha, birakongerera ubumenyi, bizatuma mu gihe kizaza ayo mafaranga azagutunga. Rero mu bworozi 8 buri hano mu Rwanda urebye ni hafi ya bwose. Ubundi se mu bworozi bwo mu Rwanda ubworozi buhari ni bungahe? N'ubundi ni nka hari 8. Hari ubworozi bw'inka, ubworozi bw'ihene, ubworozi bw'amafi, ubworozi bw'iki, amatungo magufi n'amaremare byose. N'ubundi usanga nta bworozi mu Rwanda dufite. Hafi ya bwose n'ubundi nibwo nibanzeho. Rero muri ubu bworozi buri mu Rwanda hari ubworozi bwinjiza cyane amafaranga, cyangwa se washora mu business yawe bikakorohera kuruta uko wavuga ngo se ubundi mu bworozi ko nshaka korora ubu nakorora iki. Ukirirwa ubaza abantu cyangwa se usacinga kuri YouTube ni iyihe business nakora y'ubworozi hano mu Rwanda, ni iyihe nakora. Oya, ubu noneho aho kugira ngo baze abantu, ngiye kukubwira ubworozi bwinjiza amafaranga cyane hano mu Rwanda. Ndahera ku mwanya wa 8, ndibuze guherutsa ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nagushishikariza ngo ukore iyi ngiyi. Ubu bworozi nibwo bwiza. Rero ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu wahita bugushaka. Reka mbere ku bworozi bwa 8. Ubworozi bwa 8, inka, ubworozi bw'inka. Ubu ushobora kwibaza ubu se katangire ku nka kandi inka arizo tubona cyane, ubundi kuki adahereye ku bindi? Buri inka nizo zinjiza amafaranga nyuma, nizo zinjiza amafaranga make. Yego, inka zinjiza amafaranga make pari raporo y'ubundi bworozi ngiye kukubwira, kuko inka itanga umusaruro rimwe mu mwaka, kandi nabwo rimwe mu mwaka hari igihe biterwa n'iyo ariyo. Hari n'ibyara hashize imyaka 2, hari n'ibyara hashize imyaka 3, biterwa n'inka iyo ariyo n'icyororo icyo ari cyo. Rero inka itanga umusaruro bitinze, kandi cya kabiri inka iravuna. Inka iguha umusaruro hashize igihe kirekire, kandi noneho yanakuvurnye. Inka uzayiragira rimwe, yenda uzayiha n'umukozi uyiragira. Yego, itanga umusaruro w'ifumbire n'amata, ariko n'ibindi byose bitanga ifumbire, ariko y'akarusho kayitanga amata. Hari igihe yaba ari inka y'icyororo iguha umukamo mwiza, ariko uwo mukamo uzaguhembera abakozi, unaguhembere abazayiragira n'ubwatsi n'ibiki byose, ariko inka iravuna. Rero ntabwo umusaruro w'inka niba iguhaye umusaruro w'inyana yabyaye mu mwaka, byanze bikunze umusaruro wayo uje utinze. Kandi yego ni mwiza, kuko nta nyana yajya munsi ya 300-400, ariko nayo aje mu myaka 2. Rero iri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turahasanga ihene cyangwa se intama. Ndabizi ubu ushobora kuvuga uti ntabwo intama yakagombye kuruta inka, cyangwa se ntabwo ihene yakagombye kuruta inka, ariko irayiruta. Uti gute?
igishoro cy'inka ni igishoro cyinshi, kuko icyo gishoro twabaze ni igishoro cy'inka wenda wayiguze 800,000 cyangwa se miliyoni kugira ngo iguhe umusaruro wawe. Ariko izi hene cyangwa se intama umusaruro wayo uboneka mu mezi 5, reka tuvuge ko wenda 6, 7 cyagiye icyo yabyaye kugira ngo kibashe gukura. Ikindi, izi hene cyangwa intama igishoro cyacyo ni gitoya uramutse ukigereranyije n'inka. Waba ufite ifamu y'ihene cyangwa se intama, ugiye ukagura ihene zihwanyije n'inka agaciro, ukagura ihene z'800,000 cyangwa se ihene za miliyoni, waba ufite agaciro kanini cyane, waba ufite ifamu. Bivuze ngo rero umusaruro w'ihene uzunguka cyane kurusha inka, kuko izi hene z'800,000 imwe yonyine, ihene imwe yabyaye wenda tuvuge ko yabyaye 2 mu mwaka, kandi ihene imwe irabya abana 2. Reka nkubarire ihene imwe yonyine umusaruro izaguha mu gihe kingana n'umwaka, kugira ngo wumve ko abigereranya n'inka. Ihene imwe mu mwaka ine ibibyayemo 2, kandi ibyayemo abana 4. Reka mvuge uduhene 4. Utwo duhene 4 mu mwaka umwe, agahene kamwe karagura 25,000, ubwo niba ari 4 ni 100,000. Bivuze ngo ubonye 100,000 mu gihe kingana n'umwaka umwe. None ibyo 100,000 kandi iyo hene ni 50,000 cyangwa 60. Niba ugiye kugira ihene rero zihwanye ubushobozi cyangwa se zifite agaciro k'amafaranga nk'ak'inka, bivuze ngo uzaba ufite amafaranga ageze mu 100,000. Bivuze ngo rero ihene iziri ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga dendo. Dendo ni nk'inkoko ni ubusanzwe. Urumva, niba rero dendo iri ku mwanya wa 6, dendo izaguha umusaruro muri buno buryo. Utese dendo ni gute yaruta inka cyangwa ikaruta ihene? Dore ukuntu ibiruta. Dendo imwe yonyine, reka tuyibarire agaciro k'20,000, dendo nziza. Kandi dendo imwe byanze bikunze ituraga mu mezi 6, ibimaze guturagamo 3. Bivuze ngo mu mwaka ituragamo nka 4 cyangwa 5. Reka tuvuge ko ituragamo 4. Niba dendo iturazemo 4, wenda reka tuvuge ko ari 3 kugira ngo tubyoroshye. Icyo nshaka no kugira ngo ugaragarize agaciro ka dendo. Dendo imwe ishobora guturaga abana 8. Abo bana 8 cyangwa se imishwi 8, kandi umushwi wa dendo ntabwo wajya munsi y'5,000. Bivuze ngo muri bwa bushwi 8 kamwe ari 5, ubwo ni 40,000. Mu 40,000 kandi dendo mu mwaka turazemo 3. Bivuze ngo 3,40 ubwo ni 120,000. Bivuze ngo irushije agaciro ya hene imwe yinjije 100,000, dendo yinjije 120. Bivuze ngo rero dendo iri ku mwanya wa 6. Niba rero dendo ufite dendo 10 cyangwa se 20, ubwo urumva amafaranga ukuntu ahita yiyongera. Bivuze ngo iri ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 turasanga inkwavu. Ndimo ndagenda mbyihuta kugira ngo mbirangize vuba. Ku mwanya wa 5 turasanga inkwavu. Urukwavu rumwe rwiza rugura 8,000. Reka nduvuge ko rugura 10,000. Urwo rukwavu rw'ibihumbi 10 rubwagura hagati y'abana 8 na 12. Reka tuvuge ko noneho mu rugero rwiza tugume ku mwana 10 cyangwa se utwana tw'inkwavu 10. Niba rero ibwaguye abana 10, urwo rukwavu, niba babyita abana b'inkwavu, niba babyita ibibwana by'inkwavu, simbizi wenda mu Kinyarwanda, ngiye no kugira ngo bashe kubyumva. Niba mbivuze neza simbizi, niba mbivuze nabi mumbabarire, ntabwo mbizi. Ariko urukwavu niba rubwaguye ibibwana 10, urukwavu mu kwezi kumwe bw'urukwavu rubwagura. Bivuze ngo mu kwezi kumwe umaze kongera kugurisha bya bibwana. Niba rero urukwavu muri business yawe urukwavu rumwe urugurishije muri bya bibwana yabwaguye, reka tuvuge ko rumwe urugurishije 3,3 muri bya bibwana 10, kandi bivuga ko urukwavu rubwagura buri kwezi. None ubwo bivuze ngo rubwaguye ruguhaye amafaranga 30,000. Rurongera bwaguye rugukubise 30. Rurongera bwaguye rugukubise 30, kandi ni rumwe rw'ibihumbi 10 ndiko twashoye. Niba rero ufite inkwavu 20 warabigize business, urumva ku munsi nako mu buri kwezi urinjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 150 na 200, gutyo. Kandi urukwavu burya ibyo rubonye urarwahirira, ntabwo rukuvuna. Bivuze ngo inkwavu ziza ku mwanya wa 5, kuko izi nkwavu ufite inkwavu 20 ukagira n'ihene 20 biratandukanye, kuko urukwavu rw'umusaruro wa buri kwezi. Mu gihe ihene iguha umusaruro mu mezi 6, 5 gutyo. Mu mwaka ni 2, mu gihe urukwavu mu mwaka ni nk'inshuro 10. Ibaze inshuro 10 mu mwaka. Noneho ku mwanya wa 4 turahasanga ubworozi
bw'inzuki. Wari uzi ko abantu benshi batazi ubworozi bw'inzuki? Abantu benshi. Niyo mpamvu inzuki zaje ku mwanya wa 4. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu bworozi tugira mu Rwanda ahanini ntabwo ubworozi bw'inzuki buzwi, nta nubwo bunavugwa, kuko bwari ubwa kera. Ubu rero ntabwo bukivugwa. Rero ku mwanya wa 4 impamvu twashyize izi nzuki. Inzuki ziriragira zikicyura. Ntabwo inzuki uzaziho umukozi, ntabwo inzuki uzaziho umuzamu, ntabwo inzuki uzajya kuzikuburira, yewe nta nubwo bizagusaba umwanya ngo ugiye kuzitaho igihe cyawe. Ntabwo zizagusaba mu veterineri uhoraho mu gihe ibi twabanje cyangwa se aya matungo twabanje iyo azagusaba mu veterineri uhoraho, kuko ntabwo uzorora inka udafite veterineri, ntabwo uzorora ihene udafite veterineri, ntabwo uzorora izi dendo nta mu veterineri utaziha imiti, ntibizakunda. Ariko izi nzuki zo nta muti zizagusaba, nta nubwo zizagusaba umuzamu. Bivuze ngo rero inzuki kuko ziragira zikicyura, zo zizaguha umusaruro mu mwaka biterwa n'uko wazigaburiye cyangwa se n'uburyo zariye, bitewe n'ahantu wazishyize. Niba ahantu wazishyize hari ibyo zijya guhova zikabona ibiryo, byanze bikunze nazo zizororoka. Ikanguha impamvu cyangwa se urugero kugira ngo ubyumve neza. Inzuki zitanga umusaruro bitewe n'uko zariye. Niba hari ahantu hafi aho ngaho zirya zibona ibiryo, byanze bikunze nazo ziraguha umusaruro byihuse. Ntabwo uzategereza ngo zo ziguha umusaruro buri mwaka cyangwa se kabiri mu mwaka, ziguha umusaruro bitewe n'uko zariye. Hari abahakura buri kwezi, hari abahakura mu mezi 2, hari abahakura mu mezi 3, yewe hari igihe n'umwaka wanashira noneho utaranahakura. Bivuze ngo ziri ku mwanya wa 3 kandi umuzingo umwe wa kijyambere mwiza. Impamvu ziri kuri uyu mwanya wa 4, inzuki mu muzinga wayo mwiza wa kijyambere uriya w'imbaho, nibura amafara cyangwa se ibiro bikeya zigomba kweramo ni ibiro 10. Ubwo zahombye zeza ubuki bukeya, ariko zishobora no kurenga. Ariko nuzigabura nizirya nabi zizashyiramo ubuki bukeya. Ariko reka tubare ko zinjije ibiro 10. Ubwo ibiro 10 ikiro kiragura amafaranga 7. Ubwo niba ari ibiro 10 ni ibihumbi 70. Niba umuzingo umwe ukwinjirije amafaranga 70, nta mu veterineri nta n'umuzamu, niba ufite imizingo 10, ubwo tayari ni 700. Kandi 700 ntabwo mvuze ngo ni mu mwaka. Hari igihe byaba na 3 mu mwaka, hari igihe byaba na 4 mu mwaka, bitewe n'uko zariye. Bivuze ngo umusaruro w'inzuki urihuta kandi nta kintu ubigusabye. Aha ni ku mwanya wa 4. Ariko ntufite amatsiko, ndatekereza niba ugeze aha ngaha ufite amatsiko yo kumenya ngo ku mwanya wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 hari iki. Hari ibintu ntavuze, ariko mwatangiye kubikeka, mwamaze kubitekereza. Ku mwanya wa 3 turasanga amafi, ubworozi bw'amafi. Ubwo wari utangiye gutekereza ikindi kintu, ariko ubworozi bw'amafi. Ubwo mu kanya uhita wumva noneho umwanya wa 2 n'uwa 2. Ubworozi bw'amafi ni icyuzi ushyira ku gasozi cyangwa se mu gishanga ahantu runaka, ubundi ugashyiramo amafi yawe, ubundi ukazajya wimeneramo ibyatsi, ubundi ukazajya wimeneramo amayezi by'inka baba ahantu babagiye n'ibiki byose. Amafi ntagora, amafi arororoka pe, ku buryo mu mwaka nudasaruramo rimwe mu mwaka uzasaruramo 2 mu mwaka, nabwo bitewe no kwazigaburiye. Ubundi nubona amafi uzajya ubonamo amafaranga, kuko ifi nta fi wabona iri munsi y'ibihumbi 3. Byanze bikunze ifi y'ikiro kimwe izagura amafaranga 7,000 gutyo kuzamura. Bivuze ngo amafi agira amafaranga, kandi amafi ntazagusaba mu veterineri, ntazagusaba n'iki. Oya, nayo ntibyiragira bikicyura. Ibaza icyuzi washoyemo amafi cy'ibihumbi 300 cyangwa se 500, wajya gusarura ubwayo ugasaruramo 500, kandi ugifitemo n'ibindi bikorwa mwaho ngaho. Bivuze ngo amafi, ubworozi bw'amafi biri ku mwanya wa 3. Noneho ku mwanya wa 2 turasanga inkoko, ubworozi bw'inkoko. Abantu borora inkoko rwose, abantu benshi barimo barashaka korora inkoko, barabibaza, barabisacinga, barasura abantu borora amakoko. Ibibazo byinshi cyane ni inkoko. Ariko inkoko ni nziza kandi ni mbi. Mbanze mbikubwire mwaho ngaho. Abantu benshi bajya mu mushinga wo korora inkoko batabizi. Inkoko iyo bagiye kuzorora bagira ngo ni izi ngizi twari dusanzwe dufite, zino z'utunyarwanda, ni za soso, ni iki. Nyamara hari icyororo cy'inkoko zo zamenyerewe, niba ari inyamagi, niba ari inyama, ziba zizwi, ziba zihenze.
ziba zaravuye hanze, ntabwo ari izi ngizi dusanzwe tubona. Bivuze ngo iyo wabigiyemo utabizi ukajya korora zino nkoko dusanzwe tubona twebwe dufite, ahanini urahomba, kuko izi nkoko zirarya cyane. Noneho hari inkoko zitazi no kurya, ubu utuntu tungana gutya zigahita ziguha umusaruro mu mezi angahe, mu minsi 30-45 inkoko y'umushwi ikaba imaze gupima ibiro bingahe, aho ngaho ugahita ugenda ukagurisha. Bivuze ngo ubworozi bw'inkoko bugira amafaranga. Ku bantu babukoze ashobora kuguhakanira bitewe n'icyo yagiye korora, ariko noneho ku muntu ubizi neza, hari ubworozi bw'inkoko bugira amafaranga. Apana izi ngizi, izi zirahomba ariko hari izunguka. Rero inkoko imwe, umuntu wagiye mu bworozi bw'inkoko ntabwo yakorora inkoko imwe mu buryo bwa business, ahubwo azorora inkoko 100 cyangwa se 1000 bingahe mu buryo bwa business. Rero ziri ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere turasanga iki? Ingurube. Turasanga ingurube. Ingurube imwe yonyine iruta inka ebyiri. Ingurube imwe yonyine iruta ibi byose twatangiriyeho. Umuntu ufite ingurube imwe mu mezi 3 aba amaze kwinjiza amafaranga atari munsi y'150. Mu mezi 3 150 mu mezi 3, kuko ingurube imwe izakubwagurira ibibwana 10 kuzamura, kandi ikibwana kimwe ntabwo kizajya munsi y'20-30. Reka tukibarire 30. None mu kwezi, mu mezi 3 niba kiguha ibibwana 10, ubu kandi ikibwana kimwe kikaba ari 30, reka tukire 20. Ubwo ni amafaranga angahe? Bivuze ngo rero ufite umushinga wo korora ingurube uba ufite amafaranga. Ingurube ntabwo ari mu Rwanda gusa, nta nubwo ari muri Afurika gusa, ahubwo ni ku isi yose. Icyororo cy'ingurube, abantu boroye ingurube rwose nkubwiza ukuri barabizi, kuko ingurube imwe rwose iruta ubutunzi bwose. Nta kindi kintu uzabona hano mu Rwanda ndetse no ku isi kizatanga umusaruro nk'ingurube. Abantu basenga ntimundebe nabi pe, ntimundebe nabi ngo vuge ngo ndimo ndigisha ibintu cyangwa se nkubwiye ikintu, nkubwiye business ye. Niba utorora ingurube weho orora inkoko, ariko ndabwira none abantu borora ingurube cyangwa se abantu hose babyisangamo ubworozi bw'ingurube. Ingurube imwe yinjiza amafaranga atari munsi y'150, ubwo ni ugusubiza hejuru. None ufite ebyiri ni 300 gusubiza hejuru. Niba ufite 10 ni miliyoni n'igice gusubiza hejuru. Kandi ingurube urayiragira, nushaka ntunayiragire uyihahira ibyo kurya. Izi ngurube za kizungu ntabwo zirya byinshi pe, rwose ibyo uzazikoresha byose zizaguha umusaruro. Rero iyi ngurube impamvu ije ku mwanya wa mbere ni uko mu Rwanda nta nubwo zinakoreshwa cyane mu Rwanda nk'uko mu bindi bihugu byo mu Bushinwa na hehe bakunda korora ingurube. Bo babigize business, buri muntu wese aba afite ingurube. Aho kugira ngo ujye korora inka, ujye korora ibiki byose, wakorora ingurube, kuko ingurube imwe iruta ibyo byose nkubwiye, haba ku mafaranga, haba mu kororoka, haba mu biki. Ingurube iza ku mwanya wa mbere. Rero ndatekereza umaze kumva ino top uko ari 8 umaze kubisobanukirwa. Ku mwanya wa mbere hari ingurube, ku mwanya wa kabiri hari inkoko, ku mwanya wa 3 hari amafi, ku mwanya wa 4 hari inzuki, ku mwanya wa 5 hari inkwavu, ku mwanya wa 6 hari dendo, ku mwanya wa 7 hari ihene cyangwa intama, ku mwanya wa 8 hari inka. Ubwo genda ukora imwe muri izi business nkubwiye, nzi neza ko bizagukundira. Ntuzongere kuvuga ngo ese mu Rwanda nihe business yoboye izindi y'ubworozi. Oya, ubworozi bwa mbere buri hano mu Rwanda, si no mu Rwanda gusa, noneho no muri Afurika no ku isi hose. Ubworozi buza ku mwanya wa mbere ni ingurube, ahariho hose ni ingurube. Gusa ku mwanya wa kabiri ntabwo twabihurizaho rimwe n'abandi bantu batuye mu bihugu by'Uburayi, ariko ndavuga cyane cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri ni inkoko. Bivuze ngo waba usenga cyangwa udasenga, hitamo imwe muri izi ngizi ugende uyikore, izagukubita amafaranga. Reka mushimire, ndatekereza ngo haye isomo ryiza. Niba koko rigufashije ukabumva ko iyi top 10 ninjye wayikoreye, nta wundi muntu, nta handi hantu nagiye kubisacinga, ninjye ubwanjye wagiye nkurikije ko ku zindi mbuga nkoranyambaga uko bagenda bavuga ingurube cyangwa se inkoko, nasanze cyane ikintu kiri kuvugwa cyane mu bihugu byo hanze ni ingurube. Reka mushimire rero, urakoze cyane, Imana igufashe kandi uhahe uronke ubone amafaranga ndabigusabiye.